natwe tuzabona ubugingo. Bahagurutse kuwa gatatu berekeza muri Uganda, twe dufite abashyitsi bajya kubasanganira, bari bavuye muri Amerika baca Uganda. Impanuka niho yaje kubera, bahita bapfa ari batatu, harimo Sheri n'uwo mugore n'umugabo. Donati abari usa nk'aho ari muzima, bamukorera ubutabazi bwihuse, bamujyana kwa muganga ari muri koma. None dore nawe byarangiye. Numvaga Donati uko byagenda kose agomba kubaho, nkamubaza amakuru bari kuza icyo bavugaga, cyangwa se numvaga mbese azaba ibyiyumviro byabo. Ariko Imana Yesu ashimwe, abana tubana mu rugo nibabanze baze mubanguke. Abandi bari hanze. Yesu nashimwe, abandi baracyari hanze ariko nta kibazo, hano reka bahagararire. Umwanya nk'uyu nguyu twese hamwe dukomeje kwifatanya mu kababaro k'umutware wanjye watashye, kubwa Donati umuhungu nawe watashye. Barabageni Imana yabishyiriye, yabakunze kuturusha. Natwe duharanire kuzagerayo amahoro, kandi Imana idutsindagize, itwambike imbaraga, natwe tuzabona ubugingo. Bahagurutse kuwa gatatu berekeza muri Uganda, twe dufite abashyitsi bajya kubasanganira, bari bavuye muri Amerika baca Uganda. Impanuka niho yaje kubera, bahita bapfa ari batatu, harimo Sheri n'uwo mugore n'umugabo. Donati abari usa nk'aho ari muzima, bamukorera ubutabazi bwihuse, bamujyana kwa muganga ari muri koma. None dore nawe byarangiye. Numvaga Donati uko byagenda kose agomba kubaho, nkamubaza amakuru bari kuza icyo bavugaga, cyangwa se numvaga mbese azaba ibyiyumviro byabo. Ariko Imana ntiyabishimye ko amakuru nyahabwa. Ariko muri iryo joro bari guhindukira baza, Sheri yarampamagaye arambwira ngo siko tubura amasaha 3 tukagera aho ngaho mu Rwanda. Arambwira ati fora akantu nkuzaniye. Yagiraga amasiripurize menshi cyane, ngo twakazanye njye na muramukazi wawe. Ahita avuga ngo njye sindakabati ndabivuze. Ndamubwira ati bimbwire, namwe mbibabwire. Arambwira ngo nazanye amafi. Ngo reka nkande ku kanyenyeri urebe utundi tuntu vuba vuba ucapurisha, namwe murabyumva gafise kajyana n'iki, twa tuntu two mu mavuta n'agatunguru ubwo n'agasarade. Bigira vuba, bose bari bahari, barabizi, bari batetse. Nanjye ndi kwitegura abashyitsi. Isaha ya mbere yashira, iya kabiri, iya gatatu, numva umutima utangiye kundya. Mpamagara Sheri inshuro 3 yanga gufata fone. Mpita mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata. Iya kabiri numva umusajya ari kumpamagara, niwe unyitabye. Arambwira ngo bose bapfuye. Ndabamubaza abandi ngo bose bapfuye. Ubwo nahise numva nkonje, nzana urumeza, ariko numvaga atari byo. Ubwo ako kanya nahise nihuta cyane
menyesha mwarimu Fayini Imana w'umugisha yahise aza turagenda i Bugande amenyeshereza abayobozi bacu ndabakunda ndabashimiye twararanye amajoro turahirirwana twakira umubiri tujyana Kacyiru hariya kuri polisi abayobozi baranyura mu masaa 7 banjyana muri vewiti paka no mu rugo umunsi ku wundi babaga bahari bakristo namwe mwaje kumfata mu mugongo ndabashimiye mwaje gufata umuryango wa Donati mu mugongo ndabashimiye yari umuhungu wacu twabanaga mu rugo none Imana ashimiye yuko bose bajyana niko yabishimye abana mubona hanze hariyo n'abandi hari n'abasigaye mu rugo bagiye gukora ibizami n'abayengenza hari 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 nabo bagiye mu bizami numva uko byagenda kose ntiyitayeho ukuntu numva ndi merewe muri uyu mwanya ngomba kuza nkerekeza umuhungu wanjye aba ni abavandimwe ba Donati numvaga ntari buze kubasiga murakoze cyane arakoze cyane umudamu wa Pastor Theogene Thank you.